ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abe muri twebwe. Kuko umubyeyi amaje kubisenga isengesho adukize imbere y'Imana, turasaba cyane kugira ngo ibyo twifurije bisohorezwe muri twebwe, icyubahiro kibi cy'Imana. Dufite ibihe by'iminsi ibyumweru bibiri turi hano nkuko gahunda iri. Materaniro twayatangiye ku itariki ya 18 z'uku kwezi kwa 11, tuzayasoza ku itariki 2 z'ukwezi kwa 12. Twatangiye ku isabato rero, kandi n'uyu mwanya turacyakomeje nkuko gahunda iri. Abo twari kumwe ku isabato dutangira amateraniro, twari twizikije gitubwira ngo ijwi ry'urangurura hehe mu butayu. Kuwa mbere w'isabato mu gitondo nimugoroba twizikije cyatubwiraga ngo ahazaza h'isi yacu Imana yagenje gute, yarahishuye. Ushobora mutabyibuka neza. Kandi nimugoroba hashize turi hano kwiganya ikigisho cyatubwiraga ngo impanuka mpuzama cyo muracyakibuka kuko ni vuba. Kandi kubo twari kumwe nimugoroba abo twatangiranye, abizera, abashyitsi, twagiye gusoza amateraniro byumvikana neza. Twabonye neza ko impanuka mpuzamahanga isi yose yagwiriyemo icyarimwe ari icyaha. Igihe icyaha cyari kigeze mu isi, ndavuga Adamu na Eva bamaze gukora ku byashinganwe n'Imana muri Edeni, isi yose yahise ijya mu ngorane kandi abantu bose ishyano ryarabagwiriye. Twabonye neza ko nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga mu Warumi igice cya 3:23, aho ibyanditswe byera byatubwiye ngo kuko abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Kandi ntago ari cyo cyaha gusa cyageze mu bantu, ahubwo twabonye n'ingaruka nyinshi twese duhuriyeho abatuye ku isi bose. Ariko inkuru nziza inejeje twasorejeho nuko twabonye ko umuti w'icyaha wabonetse muri Kristo Yesu. Insinzi yarabonetse, agakiza karatanzwe. Utarigeze kumenya icyaha ari we Yesu umwana w'Imana, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo binyuze muri we twese duhinduke gucyanuka kw'Imana. Imana ihimbazwe iteka ryose. Badusengeye kandi nanone tugiye gukomeza kwiga isomo ry'uyu munsi kuko gahunda yacu iri. Ndasaba umwuka wera w'Imana twasezeraniwe kazabana natwe atube hafi kuri uyu mugoroba, kandi ijuru rize kutuganiriza. Nibyo mbasabira mwese kuri uyu mugoroba, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Icyo ushaka uzakibona, icyo ushaka uzagenza gute, uzakibona. Mufite intege nke kuri uyu mugoroba. Niba ari imbeho ntabwo mbizi, ntabwo mbizi ikibazo cyavutse. Niba ari umunaniro, niba ari aho muvuye habaguye nabi, mugerageze kumva ko muri imbere y'Imana. Erega mubyumve neza, ubu duteranijwe kuri uyu mugoroba n'impamvu nziza yo kuba duteranye yo guhimbaza Imana. Hari abateranye bari mu bibazo bikomeye cyane, hari abateranijwe n'amarira, hari abateranijwe n'ibibazo baburiye ibisubizo. Natwe ubwacu ndabizi ko dufite ibisubizo, ariko reka mabwire kuko Data wa twese yaduhaye ubuzima tukaba turi imbere ye, reka tunezezwe no kuba imbere ya Data wa twese. Ibyo biguzamura amarangamutima yawe, wumve neza ko kuba imbere y'Imana ariho twakabaye dutura imitwaro yacu twese dufite. Kandi reka mabwire ibibazo byose twaba dufite, ndagira ngo mbatangarize neza ko vuba bidatinze Yesu agiye kubisoza, turi hafi gutaha iwacu. Icyo ushaka uzagenza gute? Reka mbabwize ukuri, iyi nsanganyamatsiko irumvikana, ntabwo umuntu akwiriye kuyumva ariko abanje gutekereza cyane. Ibintu twese tuziranyeho nuko icyo wifuza kugeraho, n'icyo wagezeho, n'icyo wifuza kuzageraho, buri kintu cyose kiraharanirwa. Icyo nicyo nzi. Burya n'ibikorwa remezo mureba mu gihugu cyacu byose mubona bimeze neza gutya, ntabwo byapfuye kwizana, byaraharaniwe. Tekereza, nigeze mbona umwana w'umunyeshuri bigeze mu gihe cy'ikizami arara adasinziriye ku buryo byabaga ngombwa yuko amaguru arara yakandagije mu ibase y'amazi kugira ngo ibitotsi bitamufata. Niyo mpamvu yatumaga arakandagiye mu mazi. Igisubizo yari akeneye kuzatsinda neza nawe akabona diporome. Ntiyaryamaga, ntiyasinziraga. Kumara imyaka ingana kuriya igera kuri 12 ku ishuri
cyangwa se imyaka 9 cyangwa se 12 bikarangira icyo wagambiriye kubona utakibonye, byaba ari shavu n'agahinda. Ariko reka babwize ukuri, yaba ari cyiza yaba ari kibi, icyo uzahitamo uzakibona, icyo ushaka nicyo uzabona. Nuhitamo kuba umugabo uzaba umugabo, nuhitamo kuba mayibobo uzaba mayibobo, nuhitamo kuvuga ngo ndashaka kubaka izina ryanjye n'abariho bazagira icyo banyibukira, ibyo byose kuri wowe birashoboka. Kandi reka nkubwire, nushaka n'agakiza uzakabona kubera Imana. Kandi nanone n'abadashaka agakiza bagashaka kurimbuka nabo ntabwo bazabibura. Icyo uzahitamo, icyo ushaka nicyo uzabona kandi nicyo uzabacyo. Reka muri uyu mwanya mwiza dufate ibyanditswe byera turambure ubutumwa bwiza bwa Yesu ubwo bwanditswe na Mariko igice cya 10. Tujye mbere tubaze ijambo ry'Imana. Imana idufashe kandi tugirire neza, kuko badusengeye badushyira imbere y'Imana, natwe turongera kuvuga ngo data wa twese uze ubane natwe uturengere. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Mariko igice cya 10. Igice cya 10. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Mariko igice cya 10. Ku bafite Bibiliya zabo ndagira ngo dusomere umurongo hamwe, umurongo wa 46 tuze kugeza ku murongo wa 52. Kumva ibyanditswe byera bitubwira binyuze muri iri jambo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Mariko igice cya 10 umurongo wa 46 haranditse ngo, nuko bagera i Yeriko. Akivana i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Barutimayo, umusezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari uje, ahera ko arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Murongo wa 48. Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati, mwene Dawidi genza gute. 49. Yesu arahagarara arababwira ati, nimumuhamagare. Bahamagara impumyi, barayibwira bati, humura haguruka araguhamagara. Murongo wa 50. Nayo yampumyi ita umwenda wayo irabaduka yegera Yesu. 51. Yesu arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nte? Iyo mpumyi iramusubiza iti, mwigisha ndashaka kugeza gute. 52. Yesu arayibwira ati, igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka amukurikira mu nzira. Imana here gusoma ku ijambo ryayo. Ndagira ngo mu mbaraga ya Mwuka Wera Data wa twese adufashe kumva neza iby'iri jambo. Icyambere, mu myaka 31 Yesu yamaze ku isi, mwibwiriza butumwa yagiye agenda abwiriza ahantu hatandukanye. Igihe kimwe byashobokaga yakoraga ibitangaza, igihe kigeze kubera impamvu. Ibyanditswe byera bitubwira neza ko uyu Barutimayo batubwiye izina rye, batubwiye n'izina rya se yari mwene Timayo. Ariko uyu mwana w'umusore yari afite ikibazo. Ikibazo yari afite ntabwo yabonaga, ntabwo yarebaga rwose. Ariko nubwo atarebaga, yarasabirizaga, agasaba, kajya ku muhanda agasaba, abantu bakamuha, kajya ku muhanda agasaba, abantu bakamuha, akajya ku muhanda agasaba. Ariko nubwo asaba ntabwo agenje gute. Akwereka babwize kuri, niba munteze amatwi kuri mugoroba ukaba wumva gutekereza kwawe gufungutse, ndagira ngo umfashe gutekereza ibintu, umfashe kugira ngo nawe ubyumve. Icyambere, umuntu arasaba kandi ntabona. Ubundi ndimo ndibaza, waramuka ufashe igiceri kimwe kitabaho cyo kubwa Kayibanda ukakimuhira mu kiganza, wagafata kumva ni igiceri, arakubwira ngo Imana iguha umugisha, kandi umuhaye kitabara. Ese ubundi badarika turatekereza ko bamuhaye n'amafaranga abara, inoti ya 5, inoti ya 2, inoti ya 1,000 n'inoti ya 500. Uwafata urupapuro rw'ikayi akaruzinga akarushyira mu kiganza, nabwo aravuga ngo Imana iguha iki.
ese wenda reka tuvuga ko batanamutuburiraga, wenda bari n'abagira neza bakamuha n'amafaranga mazima, ko atarebaga yamenyaga bamuhaye angahe. Tekereza ko yageraga mu rugo akabwira abahari akavuga ati nimumbarire, baba bamuhaye 10 bati dore ni 3,500, nta cyarongeraho ko ntabona. Uyu muntu yarabangamiwe mu rwego rwo hejuru. Reka babwire, nigeze kubona ubukwe hani wacu mu Rwanda, ntago ari kera cyane, ni vuba cyane. Nabonye ubukwe bw'abantu bashingiranwa, umukobwa ureba yashingiwe umusore utareba. Ariko turi kujyana bantu matyaneza amatwi, umusore ureba yashingiranwa n'umukobwa utagenje gute. Naribajije ni gute umuntu w'umusore agiye kubana n'umugeni we atazigera areba isura ye. Imana nitanga umugisha akabyara abana atazigera abona amasura y'abana yabyaye, kuzageza ashoje ikivi cye akajya hacecekerwa agashingurwa ku isi atabonye ibiri ku isi. Byo wigeze ubitekereza? Yesu yigeze avuga ijambo abwira abantu bari mu gihe cyera, babwira tumva mwebwe amaso yanyu arahirwa kuko agenza gute. Atawe suri mwebwe murabona abantu babona nako muranabona nta wabazanye akurika nkubaze. Reka babwire ikintu twese tuzi. Wari uzi ko ushobora kugera mu rugo rw'umuntu ukavuga ngo mwiriwe, umuntu uje kukwakira bwa mbere ukimukubita amaso mukarebana umenya ko akwishimiye cyangwa atakwishimiye, yego cyangwa wiyo uhita ubibona cyane. Kandi ikindi, iyo umuntu akwakiriye yishimye ukabona ko agufitiye urugwiro, ukimukubita ijisho ubona ko umuntu akwishimiye. Ngera muri iri torero nagiye numva indirimbo yagiye ikoreshwa ku isabato y'ubutabazi, isabato ya mbere, wenda nawe wigeze yumva ntabwo mbizi. Ni indirimbo ngiye kurimba byarananiye, kuvuga ngo Imana yampaye byose ngo ngenze gute nyibikoreshereje, maguru kugenda, maboko gukora, umunwa kuvuga ijambo ry'Imana, amaso kureba ijambo ry'iki. Umva, buri rugingo rwose Imana yaguhaye wowe ubwawe, izi ngingo zose mureba dufite ku mubiri wacu, buri rugingo rwose Imana yarutanze hari impamvu. Buri rugingo rwose Imana yarutanze hari icyo Imana yifuza ko rukora. Ariko reka nkubwire, aya maso Imana yatanze, hari igihe uhura n'umuntu nyamuntu, umugabo cyangwa umugore yaguturumburira ukumva ushaka kwiruka, bandi ntibabona wowe uri gukanurira abantu. Nicyo Imana yaguhereye, uri gukanura abantu mu muntu yigeze kikajya mu rugo, wowe mugasanga imyiso yarabiridutse, murakubitana ukabona yabaye igikoko. Imana yatanze impano. Reka babwire, uyu nguyu we tuvugana ntiyabonaga, ntiyanarebaga. Ariko reka babwire, hari ikintu kimwe yarazi. Yajyaga yumva amakuru asanzwe ko hariho umuntu w'umukiza bita Yesu, akumva neza ko hari abantu yagiye akorera ibitangaza bikomeye. Igihe kimwe yibereye mu mujyi w'Iyeriko arimo asabiriza bisanzwe, ngo agiye kumva yumva urusaku ruraje. Twita kuri ibintu bikomeye, niba ariyo mvugo nakoresha. Yesu yari umusitari mu gihe cye kigezweho. Niba Yesu yaragiye kuza hano mu Kagarama ari hari buzi, byamenyekanaga mbere yuko hagera, amakuru akamenyekana. Kandi Yesu icyambere yagendanaga n'itsinda ry'abantu benshi cyane, harimo n'abigishwa be. Ahantu hose yabaga anyuze abantu benshi baramukurikiraga cyane. Maze ngo uwo musore utareba agiye kumva, yumva urusaku rw'abantu ruraje ruvuga ngo Yesu araje, agiye kunyura Iyeriko. Kuri we navuga ngo byara amahirwe. Maze igihe yumvishe iyo nteko y'abantu imwegereye, kubera ko we atabonaga kandi kubera ko yari ifitiye ikibazo cyo kutabona, we yarazi ngo Yesu nindi, yarazi ngo yasaga gute, yaramwumvaga akumva abantu bamubwiriza. Ariko yumvishe urusaku rw'abantu ruje, yumva baravuga ko ari Yesu ugiye kugenza gute kuhanyura. Arangije yitabaza icyo yari afitiye ubushobozi cyitwa impano y'ururimi n'umunwa, ngo azamura ijwi cyane, ararizamura cyane, arataka cyane, aravuga atumva Yesu mwene Dawidi genza gute. Reka nabwire ikintu cyakurikiyeho, ngo igihe abantu bumvishe uwo muntu asakuza ataka, ngo baragiye bati waruntuwe rwaboza amaso, ceceka, waruhonewe, widusakuriza. Kubona umuntu ushaka Imana, kubona umuntu ushaka agakiza, kubona umuntu ushaka Yesu, kandi abo
bamubwiraga ngo naceceke ni babandi birirwa bazenguruka inyuma ya Yesu, ni babandi birirwa bari kugendana nawe. Nyamara umuntu wifitiye ikibazo ushaka no gukira arataka ati Yesu mwene Dawidi genza gute mbabarira. Abantu bati ziba ceceka. Reka babwire, ndashimira Yesu wacu watwitangiye. Nta jwi na rimwe rijya ritaka ngo ajya ryirengagiza. Iryo jwi ryatatse ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira, Yesu yagenze gute? Yararyumvishe ntiyaryumvishe? Abantu bamucecekesha yarabyumvishe ntiyabyumvishe? Arangije aravuga tumva, numvise hari umuntu mpamagara. Uwo muntu mpamagara muri kubwira ngo naceceke, ahubwo ndababwiye ngo nimugende mumubwira genza gute. Itangazo, abamubwiraga ngo ceceka ni nabo bagiye kumubwira ngo ngwino araguhamagara. Hari ikintu nkundira Imana, ikintu gituma nkunda Imana kikantera kuba nzamatana na yakaramata. Reka nkubwize ukuri, abakwitambika imbere bose mu mugambi wo gushaka agakiza, ibyanditswe byera birambwira ngo bazakugarukira, ariko we ntabwo uzabagarukira. Ayo ni amasezerano twahawe. Mu gihe bamubwiraga ngo naceceke, ijwi data wa twese Yesu yararyumvishe, aragenda aravuga tumva, mwe mwamubwiraga ngo nahore, ndategetse ngo mugende mumubwira ngo ariko muri we oya nge ndimo ndibaza baragiye ngo nikora ngo noneho ngaravuze ngo ntabwo nzi niba baramubwiye bishimye kandi aribo bamuzibyaga ngo dore ngo aravuze ngo ari kugushaka. Yumvise ngo aravuze ngo aramushaka. Twasomye ngo iyo mpumyi nayo itumwenda yayi wa mwenda yasabirizaga mu duceri, wa mwitero yasabaga bagashyiramo, ariko yumvise neza ko akeneye kugera imbere y'umukiza, wa mwenda arawuta arirukanka agera imbere ya Yesu. Dore ikibazo cya mbere Yesu yamubajije, uze kugitahana neza. Yaramubajije ngo urashaka ko nkugirirane? Ndasaba kuba atekereza cyane. Reka mbabaze, Yesu yarabizi ko umuntu ari impumyi? Yego cyangwa oya? Yarabizi ntiyarabizi? Ndetse reka babwiye n'ikindi, yarabizi neza ko iyo mpumyi gitumye itaka ari uko ishaka guhumuka, ariko igisubizo yarakeneye ko iyo mpumyi byatuza n'akanwa kayo. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo niwatuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza, ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye, uzagenza gute? Arayibaza ngo urashaka ko nkugirirane? Nta guca ku ruhande, nta no guhusha intego. Impumyi iravuga itumva, mwigisha ndashaka kugenza gute? Yesu arayibwira tumva, kwizera kwawe kuragukijije, nanjye mu butware bwanjye ndategetse ngo humuka. Wari impumyi arahumuka kurikira umukiza anezerewe. Imana ihimbazwe iteka ryose. Ndimo ndabaza mbere yuko twimukaho, ari impumyi yatakaga ishaka guhumuka itabona, ari nababonaga bari kuvuga ngo ceceka, buri impumyi yarindi. Ini filosofi yambaye kujya mutasubiza kanonye mbaza ikibazo. Ari impumyi yatakaga ivuga ngo mwene Dawidi mbabarira, ari nababwiraga ngo ceceka uradusakuriza, buri ubudi impumyi yarindi. Uyati bari bahumye bose, ariko mu buryo bugenje bute? Ababonaga bari bafite amaso akanuye, imitima yabihumye. Iyi mpumyi yari ihumye amaso, ariko umutima w'impumyi wari wahumutse. Ndagira ngo ntangaze neza ko iyi mpumyi yarahumutse, ikira umutima, ikira n'umubiri. Abari bakanuye amaso basoza batyo, impumyi itahana kubona, abarebaga bahumye. Twimuke gato twigira imbere. Reka Mariko igice cya 5. Turacyari mu tubabwiza bwa Yesu kubwazwe na Mariko igice cya 5. Ndasoma mbere ku murongo wa 21. Mariko igice cya 5 murongo wa 21. N'ubundi reka dusome. Haranditse ngo nuko Yesu agenda mu bwato asubira hakurya, abantu benshi bateranira iruhande rw'inyanja. Kumane ya umwe mu batware b'isinagogi witwaga Yayiro araza, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramwinginga cyane ati, agakobwa kanjye karenda gupfa, ndakwinginze uzukarambikeho ibiganza byawe gakire kabeho.
aragenda ajyana nawe. Nubwo yari ajyanye n'uwo mutware w'isinagogi, abantu benshi baramukurikira, kandi bamukurikira bagenza gute? Murongo wa 35 niho nifuje ko tujya. Akivugana nawe, haza abavuye kuri wa mutware w'isinagogi bati, wa mwana ko yapfuye uracyaruhiriza icyo umwigisha? Ariko Yesu ntiyabyitaho, abwira umutware w'isinagogi atumva, witinya, izere gusa. Ntiyakundira undi muntu kujyana nawe keretse Petero na Yohana na Yakobo mwene se wa Yakobo. Bageze mu muryango w'inzu y'umutware w'isinagogi, ahasanga urusaku rw'abarira n'ababoroga cyane. Nuko yinjiye arabaza ati, ni iki gitumye musakuza kandi murira? Umwana ntiyapfuye ahubwo arasinziriye. Baramuseka cyane, arabaheza bose, ajyana na se n'umwana na nyina n'abari kumwe nawe, bajya aho umwana ari, amufata ukuboko aramubwira ati, Tarisa kumi, bisobanurwa ngo, gakobwa ndakubwira ntibyuka. Uwo mwanya ako gakobwa karabyuka karagenda, kuko kari kamaze imyaka 12 kavutse. Uwo mwanya bose barumirwa cya. Twite kuri iri somo riragarutse. Yesu n'ubundi arimo agenda, nkuko kuri uyu mugoroba tugiye kumara ibyumweru tugendagenda kuri uyu musozi. Nta kindi dutangaza, ari inkuru nziza. Igihe ngo yarimo agenda ngo abantu benshi baramukurikira, niko byari bimeze. N'uyu mugoroba ndi kubera turi kumwe n'iteraniro ry'abantu benshi cyane, n'abandi bose baracyaza barakaza neza. Aha ni ku mbuga ya Data wa twese. Maze ngumwe mu bakuru b'isinagogi cyangwa umwe mu bayobozi bayobora urusengero, muri iyo mbaga y'abantu benshi bangana batyo irimo ibyigana, hari harimo umugabo umwe gusa wari ufite ikibazo. Uwo ni umugabo bita Yayiro. Ikibazo yari afite cyari kihe? Yakivuze mu mazina, aravuga atumva, databuja mwami, agakobwa kanjye kararwaye kandi kararembye, karenda gupfa. Ngwino ugakize, ukarambikeho ibiganza, gakire kabeho. Ntararika ryose Yesu yigeze ahamagarwa kujyamo ngo ananirwe kurijyamo, kandi abantu bamuraritse. Uyu mugoroba mwiza ndasaba ngo Imana iguhe kurarika Yesu Kristo mu bugingo bwawe, ngo Imana ibe umucunguzi wawe, ngo Yesu abe umukiza wawe. Nasomye ngo Yesu yaragiye, yayirajya imbere, abantu benshi ngo baramukurikira, baramubyiga. Abantu babyigana baramubyiga, ngo baragenda berekeje kwa Yayiro. Ngo bageze kwa Yayiro mu nzira, bahura n'abandi bantu bazanye inkuru batumva, yewe Yayiro, wirusha umwigisha, ka kana kawe kapfuye, ibintu byarangiye, mubwire yisubirireyo akomeza akazi ke. Reka babwize ukuri, nubwo umwana yari yapfuye rwose, bakaza bagahuruza Yesu ngo byarangiye, ndagira ngo mbatangarize neza yuko Yesu nta kangona byacitse, nta bibazo bijya bimutera ubwoba. Ni umwami w'ikirenga, n'urupfara ruhangara yararutsinze, cyubahiro kibi cy'Imana. Arabwira ati, hoya dukomeze tugende. Abantu baba tuyimurasha kuba yarataye umutwe, baravuga ko umwana yapfuye nawe ngo tugende. Baragenda, bagezeyo ku irembo asanga abantu barimo bararira. Abantu barimo barashavuye, batese ubundi uyu mwigisha muri muzanye ahangaha, ibintu byamaze kurangira, ibintu byamaze kuba bibi, ubundi araje ngakora iki? Ndagira ngo nkubwire mwana w'Imana, twabanye kuri mugoroba, kandi wowe twabanye muri iyi minsi yose ihize inyuma, n'indi minsi tuzakomeza kubana izaza imbere. Ndagira ngo nkubwire ngo hari igihe induru zakurarira, ariko kubera Imana bwajya gucya iwowe hakavuga impundu. Imana ishobora kugusubiza ibikomeye byawe byose utatekerezaga, nubwo warize amarira kenshi, ariko bishoboka ko atari kutazasoza. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyawe byose Imana irabizi kandi byitayeho, kandi gutinda gusubiza kw'Imana si uko idafite ubushobozi. Ndakubwiza ukuri, izandi igihe nibigera Imana izagusubiza, kandi gusubiza ibigukwiriye. Imana ihimbazwe iteka ryose. Asanga abantu barimo bararira, bavuga bati byarangiye. Bavuga ati, ariko ubundi murarizwa n'iki? Ko Yesu yababwiye, batoye impamvu zituma turira, turazifite. Maze ngo Yesu arabitegereza, areba amaso y'ibyo batabona, arangije agafata umwana na se na nyina, azamukana n'ababyeyi b'uwo mwana mu cyumba cyo hejuru. Icyo akora, ajyana na Petero na Yohana na Yakobo. Bageze mu cyumba basanga umwana yapfuye, ibyo twita gupfa. Ntabwo kwari gusinzira, nta nubwo kwari guhwera. Maze mu bubasha bwa Yesu
no mu buhangange bwe. Intumwa ze zireba, abigisha bareba. Yesu ahamagara umwana mu izina, aramubwira ngo Tarisa kumi, ategetse. Bisobanura Gakobwa byuka. Yesu amaze kuvuga iryo jambo, bagiye kubona umwana wari wapfuye amaso arafungutse, babona umwana ararebye, babona umwana imboni zitangiye kunyeganyega. Yesu umwana arabyuka, arahagarara. Abari muri icyo cyumba bose, ndavuga ababyeyi b'umwana na za ntumwa ze, babonye ubuhangange bwa Yesu no gukomera kwe, babona ubutware bwe uko ategetse urupfu. Arangije akuraho urujijo, ati mutagira ngo nubumaje, mumugaburire arye. Bazana ibyo kurya barateka, umwana wari wapfuye baramugaburira. Reka babwize ukuri, njye niko mbyizera. Niba atari kubyizera ni impamvu zawe, njyewe nizera ko n'abapfuye bazazuka. Icya kabiri, uzatinye icyaha cyagutandukanya n'Imana, ntugatinye urupfu. Yesu ubwe yaravuze ngo mfite imfunguzo z'urupfu n'izahehe n'izikuzimu. Amaze gusohoka mu gituro, Yesu yaratsinze urupfu by'iteka ryose, arutsinda buhenu. Abari baraho bose baravuga batumva, uyu ni umunyabushobozi, uyu ni umunyabutwari, uwashoboye kuzura umwana wapfuye, uwashoboye guhumura impumyi yahumye, uwakoze ibyo byose. Kuri uyu mugoroba nawe agufitiye icyizere kandi yagukorera ibikomeye. Icyubahiro kibi cy'Imana. Icyo ushaka uzageza gute? Impumyi yashatse guhumuka, yarahumutse ntiyahumutse, yaratatse ntiyatatse. Uyu mugabo bitaga Yayiro, wari ufite akana karwaye, yari afite icyifuzo yuko umwana we yakira. Kandi reka mbabwire, uretse kwifuza ko umwana we yakira, Yesu yamushubije ibirenze gukiza uburwayi. N'igihe umwana yari apfuye, Yesu yagenje gute? Yaramuzuye. Ndashima Data wa twese ko ari umunyabubasha, ni umunyabushobozi. Ibyatunaniye byose, reka nkubwize ukuri, niba ushaka gukira, Yesu yiteguye kugukiza kuri uyu mugoroba. Ibyakunaniye byose, ibyakubereye umusozi byose, ndagira ngo mbabwire, turabwiriza imbaraga z'Imana twabonye, ntabwo arizo twabwiwe. Imana irakiza, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi. Njya nibuka kubivuga nubwo bisa n'ibiteye ipfunwe, ntinyuka kubivuga. Igeze kuba nkora ahantu, iyi mikoro yongeremo gatondo vimena gatuza zamuro gakeya. Nakoraga ahantu, urakwedekeraho, nakoraga ahantu mu kigo kimwe cy'abantu bakomeye. Ndandanda baratuhembaga buri kwezi amafaranga, nari ntaramenya agakiza. Ndabyibuka iyo ukwezi kwabaga kwapfuye, mu gitondo mbere uko akazi gatangira, katangiraga bamaze kuduhemba. Ikamabwiriza yari ko bataduhembye twarigaragambyaga ntidukore. Kandi ngo n'ubundi iyo twamaraga guhembwa ntabakoraga, ko ntabwo bishoboka. Warebaga kapita ukamugura mitsingi, ukavuga iti ibyo bikurebe use gusoza ibyaba, ariko ngewe ntabwo bishoboka. Tumaze guhembwa ndabyibuka neza, umushahara nakoreye iminsi 30 nawe unywereye umunsi umwe urarangira. Twahere saa 3 za mu gitondo, tujya hari Masaka hitwa mu Biryogo, tujya mu kabari k'umugore wacuruzaga nzina amazina ye cyane. Akabari turanywa, bigeze saa 5:40 akabari kari gakamutse. Turimuka tujya mu ka kabiri, akandi twanyweragamo dusanga inzoga twifuzaga ntazirimo zishizemo. Tuhasanga igaziya imwe ya Primus, twari abasore batatu, tagira ngo twari benshi, dufite ikipe. Turayiba igaziya amacupa 12 kuva saa 6:30 kugeza saa 9. Igaziya twari tuyihanaguye, turimuka tujya mu kabari ka gatatu. Akabari ka gatatu twakagizemo saa 10:40 zo ku mugoroba. Noneho kubera ko kari n'akabari gameze nk'akari mu gace k'iwacu, twaricaye turanywa, tugurira abo tuzi n'abo tutazi, inzoga turazinywa kugeza ku munota wa nyuma. Bigeze saa 6:30 z'ijoro. Ariko reka babaza, niba atari abazimu, niba atari abadayimoni, ni gute umuntu ahera saa 3 za mu gitondo anywa akagera saa 6 z'ijoro inyota itarashira? Iyo ninde? Niba atari abazimu niki? Kugeza n'igihe bakwinginga ngo taha bikanga. Nari nkiri umusore naranashaka. Noneho dore ibyiza byo kwa Satani naho hajya habaye ibirori byo kanyago.
abo basore batatu twasangiye, ngewe iyo nabaga nzigezemo ntangiye kuzinywa ukamenya ngo nanyweye, uretse kunyanura n'amahema ntago nakavagamo. Kuri bishoboka bari banza abasore bagenzi baje baranyitegereza bati uyu mugabo ntari butaho, uyu musore uwa mbere agasohoka nk'ugiye kwihagarika pyo akigendera, undi wa kabiri nawe arasohoka nk'ugiye kwihagarika yumvishe zimwishe aricomokera. Ngiye kwisanga nsanga nsigaye ndi mu kabari ngenyine ndi kumwe na nyirakabari. Reka mbwira abantu bose bajya mu kabari, akabari kungura ucuruza ntago kungura ukanyweramo. Byo ndabizi neza, ndatanga ubuhamya. Ndege mbabwire niba mutari munabizi neza, uyu munsi wa none dufite abana babyimbye amatama barwaye bwacya, dufite abagore batarya umunyu bataha bakanakubitwa. Ibyo bagombaga gutungisha imiryango yabo byasigaye muri rwa rugo, aho wanyweriye uzasanga abana babo uzasaga amatama yabo atoshye, uko ibyawe wabibashyiriye, abawe bapfuye bahagaze. Ndavuga ibyo nzi nabonye, ntabwo ari byo nabwiwe. Bigeze saa 7 nyirakabari kubera ko yarazi ko maze gushirirwa, niyo wasinze ubaha 5 ntibakugarurire, kandi babizi neza. Abonye neza ko nasinze, abonye neza ko ntakinagura amafaranga yaciranye, yaravuze ati uzi n'ibindi taha nkeneye kwisinzirira. Aranyirukana, nyamare yiwe ngashaka kwiryamira. Numvise naniwe nibaza ahantu ndi butahe, ariko kubera ko bari banyirukanye hari mahitamo ndari mfite, naratashye. Ndataha rwose numva ngenda nyeganyega rwose, numva zigeza zenda kumeneka ku buryo nyeganyeje gato yazagaruka. Ndagenda ngayagaya saa 7:20 ndamanuka. Hari ahantu twanyuraga gato ku kiliziya cya Protestant, yari inzira ihanyura. Hageze numva ndananiwe, ntabwo nigeze nitura hasi, nta nubwo naguye hasi ntabizi, ahubwo numvishe ncitse intege. Umutima urambwira ngo buryamye hano munsi y'iki giti ubanza uruhuke, umanza ufata agatege, ni wicura urakomeza urugendo. Sha umuntu wasinze iyo aryamye nubwo haba muri aya mazi ugira ngo nagahinja basize gikotori. Ndafatiyeho ndasinzira. Saa 8 aho, saa 9 ndyamyaho. Bigeze saa 10:50 imbeho nari nakonje, nibaza ikintu cya nagiye gukanguka numva nabaye barafu. Habaye iki? Imvura yaguye mu nzu birashoboka? Ikibazo cyabaye niki? Ndambuye amaso kujya ngo mbone amabati, mbona ikirere, none se n'amabati bayasambuye ntari kumva. Numva biranyobeye, bita maguruka bya gisore mundebe neza. Ndebye hakurya mu majyepfo y'izuba rirasira, mbona wa museke w'igikara n'igituku byabanduye ni mu rukerera. Ndebye mu kirere nsanga ndi hahandi, ndongera ndahagara ndatekereza. Ubwenge bwanjye burongera bukora turu naho twahereye mu gitondo gukomeza kuzamuka. Ndebye ahantu mpagaze nibuka ko ubwenge bwambwiye ngo ryamuruhuke, uraza kongera kubyuka ngo ugende, nsanga ahubwo naryamiye rimwe. Ndabyuka ndisaka mu mufuka wa mbere, nsanga nta n'igipeso. Nkora mu mufuka wa kabiri, nsanga nta n'icyatanu kirimo. Nkora mu w'inyuma hose ndisaka, nsanga nta n'igiceri cy'atanu mfite. Tekereje umushahara nkorera w'ukwezi ukuntu ntafite n'atanu, ndi umusinzi w'umusore. Mpagarara mu rugo rukerera ndeba ikirere, ndavuga ngo ariko ubu buzima buzangeza kuki? Icyambabaje kikantera agahinda, nari maze kubaka inzu yanjye ntoya y'umusore wa kera y'amabati 10. Ntekereje ukuntu inzu yanjye yaraye yonyine, ndebye ukuntu naraye mu ishyamba, ndebye umushahara nakoreye ukwezi kose nkaba nkumaze umunsi umwe. Ndavuga ntumva uhereye uyu munsi inzoga ntizongera kuntegeka by'iteka ryose. Mfata icyemezo cyo gushaka kubivamo. Ndashima data wa twese ko nabisenze Imana ikankorera ibitangaza. Navuye muri uwo mugabane none ndiho, Imana ihimbazwe iteka ryose. Abakiriyo ndabasabiye murakaza neza, natwe twaraje mu izina rya Yesu. Icyo ushaka uzageza gute uzakibona. Niyo nsanganyamatsiko yacu turiho twiga kuri mugoroba. Turacyari muri cya gice cya Mariko, ntago ndakivamo. Umurongo wa 21 haranditse ngo wa 25 w'icyo gice. Nari nambutse hakurya ariko nsubiye inyuma gato kubera impamvu.
nuko hariho umugore wari mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12 ababazwa n'abavuzi cyane ababazwa n'abavuzi benshi bageragezaga kumukiza. Menya hari ndatangiye kujya umucaka umufasha gusoma ngo nihute nubwo nzi gusoma. Ababazwa n'abavuzi benshi cyane kandi benshi bagerageza kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose abitangaho ingemu, ariko ntibagiraga icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Yumvise ibya Yesu araza aca mu bantu amuturika inyuma akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati ninkora imyenda ye gusa ndagenza gute. 29 uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo, ahindukira byigana n'abantu arababaza ati ninde ukoze ku mwenda wanjye. Wumve babandi babyigana 31. Abigishwa be barabesebesa bati Yesu nawe umaze gusaza. Nibyo nivugiye, abantu barakubyiga nawe ukavuga ngo ninde ugenza gute. Bati nawe rwose nubwo uri Yesu usigaye nta kigenda cyawe. Ariko reba ukuntu mwicaye uvuze ngo bagukozeho, kwa kwita umusazi. Nabo bamuhindiye umusazi w'umuntu. Ndavuga Yesu, ndagira ngo munyumve neza kuri mugoroba. Umva, ndasaba data wa twese ngo uyu mugoroba ngewe nawe Imana yumvikanisha ibyayo. Uyu mugore ngo yari afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mugongo, bugwaye imyaka 10 n'ingahe. Ntago abagabo isomo twaryumva, n'abagore baryumva gake, ariko nibura byo hari amakuru make babyumvaho, twe twabyumva gahoro. Indwara yo mu mugongo, muyandi magabo yaragwaye ingwara yo kuva imyaka 12. Ntago mbyibaza umuntu yava amaraso imyaka 12 akabasata. Reba iyo foto nawe kumanywa na nijoro, munyemere mvugira ijambo atari ukubahuka. Uyu mugore wari umaze imyaka 12 ava amaraso. Ngewe ndimo ndabona amaso yaraguye mu gihene, ngewe ndimo ndabona iminwa yarubye yarasadutse, ngewe ndimo ndabona udutugu twe twarabaye nka porotomanto, ngewe ndimo ndabona imyenda yabaga agenda yambaye isazi zagendaga zituma mu mureba ukuntu yarameze nk'umuzimu agenda kera. Icya kabiri kirenze cyari giteye agahinda, nta hantu na hamwe hateranye igiteraniro yari yemeye gukandagira. Mu rusengero yari yemeye kujyamo, habereye ibirori yarahemerewe. Mu yandi magambo, uwabaga ameze atyo wese yahabwaga akato, bavugaga ko ahuma. Yari yemera kujya aho abantu bari, uwo ari we wese. Mu yandi magambo, yabaga ari igicibwa. Icyambere yarivuje, amafaranga amushiraho, ibintu byose bimushiraho. Yagiye mu baganga biranga, yagiye mu bapfumu biranga. Reba imyaka 12. Igeze kubwiriza abantu ubutumwa, tubatiza umwana w'umukobwa. N'abantu bari bimukiye mu gace k'iwacu, kumwe nyine abantu bimuka bakimuka ahantu badasanzwe, bari baturutse mu mujyi bageze iwacu, bimukana n'uwo mwana w'umukozi wari mu rugo. Ageze mu gace dutuyemo, porahana amateraniro nk'aya ngaya dufite, uwo mwana w'umukobwa yakira ubutumwa bwiza, yakira Kristo w'umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Turangije turamubatiza. Tumaze kumubatiza, yari umukobwa ukunda itorero. Niba bwira ngo yakundaga itorero, mubyumve mutyo. Wa wundi uvuga uti uyu mukobwa arimo neza muri gahunda zose z'itorero, yabaga ari uwa mbere, ameze neza. Igihe kimwe twari mu nama y'itorero. Iyo turi mu nama y'itorero rero, abayirimo barabizi, ariko abatayirimo tujya tuvuga ku mazina y'abantu batagenda neza, tukavuga ibyaha bikorerwa mu itorero, tukabizamura rwose. Iyo bibaye na ngombwa tubanahana, tukanacyaha ku bantu bisha amahame y'itorero. Ibi twese tubiziranyeho. Igihe twari turi mu nama y'itorero, tugeze ku ngingo yo kuzamura amazina y'abakristo bafite ibibazo, umugore wari mu nama y'itorero numva zamuye izina rya wa mukobwa. Kuva yabatizwa bamwise umukobwa wanjye, kandi nawe yanyitaga papa. Iwanjye rwose yarahakundaga cyane. Numva umudamu aravuze ngo wa mukobwa wa pastor muvuga n'izina, turi kumva amakuru ngaratwite.
bwira umugore nta mugore we rero mugira amagambo mukajyana y'abarenze. Niba hari n'umukobwa watwara inda y'indaro uriya mukobwa ntarimo, umunwa wanyu mwagiye muwugabanya. Ati nyamandi kumva amakuru, ndavuga ntumva. Iyo dosiye nyihagarikiye nk'umuyobozi, muyishinge nzayikurikirana, nijye uzazana raporo yayo. Batubwara ikibamba ubivuze azabikurikirana. Bugero mwabyemera mutabyemera, abavuga ariko ijyana babaho kandi hose barahaba. Ko numvaga bidashoboka. Hacamo umunsi umwe, umunsi wa kabiri njya gusura umukobwa wanjye kuko byari bisanzwe. Ngezeyo ndasuhuza, nshuje umukobwa asohoka mu nzu. Nibyo nahoza kubabwira by'amaso, dukubitanya amaso, isura narinzi ntasaga ntabwo ari yayindi. Sinimeze bitera iri shyamba ni ryeru, ntabwo ndaza kumva ikivamo. Amakarimu ndicara ari kubona ibintu ari ibindi. Tumaze kwicara ndasenga, tumaze gusenga sinagombaga guca ku ruhande kubera ko yari umwana asuye wanjye. Na twamaze gusenga ndavuga ntumva no nkubwire mukobwa wanjye hari kingenza. Njewe nanze ko nzabikirwa n'abandi, narinje ngo nyihera amakuru wowe ubwawe. Amakuru ari hari kuvugwa, ari kuvuga ko utwite. None ndabaza, uratwite cyangwa barakubeshyira? Aho kugira ngo asubize ngo ndatwite cyangwa ngo barambeshyera, nagiye kumva numva ngo baraturitse. Kandi ngaho da ibi byo ndabigira nte? Rarira ndamureka rarira rwose. Ariko ubu none ndabisobanura ngo iki? Rarira museke uramurenga, ararira igihe ashakiye, igihe kigiye kuzagera. Numva atangiye guturuka, atangiye gupfuna, atangiye kwimyoza, n'iki byose ndamwihorera. Agarutse muri mutu gatoya hamwe no kurambwa ati papa nti ati ibintu bakubwiye ntibakubeshye, n'ukuri ndatwite. Uziko uwo munsi nanjye narize ndi umugabo. Uzi ikintu cyandijije? Ntabwo narijwe nuko atwite, se wari uwambaye sinawe wari uwa nyuma. Nibutse ko umuntu watanze amakuru namuhinduye umusazi. None amakuru yatanze ni impamo, nanjye ngwa muri koma. Kiniga kiramfata ukanya gato gashize, nge nawe twicaye nta uvugisha undi. Ntabwo ase mukobwa wanjye habaye iki? Bagufashe ku ngufu ntukiko nkuze? Ati oya nta muntu wigeze amfata. Wabikoze ku bushake? Ati yego. None numva ndapfuye. Ibintu n'ibiki mbonyanga uyu muri kuna mwizeraga. Abwo ati batika nkubwiza ukuri, ntacyo nabura kuguhisha uri data. Ati ngewe ubu ndeba ku myaka 28 mfite, abandi bagore cyangwa abakobwa bajya mu mihango mu kwezi, ngewe yonye igiyemo ndava nkamara iminsi 15 mva ku myaka 28. Ati mpora nibinze kumanwa na nijoro, nivuje ahantu hose hashoboka. Abanyarwanda bose nabagiyemo, narasenze byanga no gusubizwa. Ati mu kubera kwirambirwa guhora nibinze mva, iki cyana gikoze bisi ngo byibuze ntwari nda wenda mpumeka amezi 9. Mbivuze kugira ngo numvikanishe uburemere bw'ikibazo uyu mukobwa yari afite n'uburemere bw'ikibazo uyu mubyeyi yari afite. Ariko se amezi 9 narangira bizagenda bite? No gusubira kwa kundi. Uyu mubyeyi ntiyageraga mu bantu, yari yarahawe akato. Ariko nubwo yivuza ahantu henshi hashoka, reka babwize ukuri, uyu munsi turimo turatangaza ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ngewe nakomotse ahantu bitwa mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro, iwacu ni mu kagari ka Yabaraya. Tubwiriza ubutumwa, nta mushahara dukorera, turatangaza ubwami bw'Imana kugira ngo abanyabyaha bose batizwe bazabone ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu turi aha ngaha tugiye kwamara ibyumweru 2, ni ukugira ngo abantu twese tuzabone agakiza, icyubahiro kibi cy'Imana. Tugomba kohereza ingoma y'Imana, abantu bayemera batayemera, bakwakira agakiza batakakira. Yesu azagaruka ruka abantu bose bamenye iby'agakiza. Reka babwire, uyu mugore ibya Yesu yajyaga byumva nubwo atari yakamubona, agiye kugira amahirwe. Yesu anyuraho yarari. Ikibazo cyari iki? Ko atari yemerewe kujya mu bantu, ko byari bibuzanijwe, kandi Yesu akaba yahageze.
kandi agakiza kakaba kabonetse. Umugore ngo yumvise Yesu aje yaravuze atumva, ntitaye ko mumanyi, ntitaye ko nta burenganzira afite bwo kujya mu bantu, abanyice banyice, abantuka bantuke, abankubita bankubite, ariko njyewe maze imyaka 12 mfite ikibazo kandi ndashaka kugenza gute. Aravuga ati wenda singera imbere ye, byibuze ndakora ku ncunda z'imyenda ye, kandi ninzikoraho ndagenza gute. Dore ikintu cyanejeje, mufite amakuru make kuri ibyo bintu, ngo babonye ako kagore gatungutse mu iteraniro nk'iri, abantu bose bati bati muhunga karabahumanya, bati muhunga karabanduza. Uko barimo guhunga batanga nk'ikorodori, bo barimo baramuha inzira yo gusanga aho Yesu ari. Haleluya. Reka babwize ukuri, ntihazagira uzakwitambika ushaka kwakira Yesu umukiza wawe. Aragenda aca mu bantu uruvunga nzoka, aravuga ati abaseka nimuseke, abagira amenyo nimuseke, abakwena nimukwene, ariko njyewe nshaka kugeza gute. Ngo akoze ku nshunda za Yesu, ngo isoko y'amaraso igenza gute. Ayi wowe, teka umugore we yumva neza, yewe ukuri yumva ngo birahagaze, abati bine biki, abati we bwarasubi. Ngo Yesu araranganya amaso mu bantu, aravuga atumva, muri mwebwe hari umuntu ugenza gute. Abigishwa batari ko Yesu, nawe urashaje kano kageni, abantu barakubyiga, nawe ukavuga ngo bagukosaho. Ndagira ngo ntangire itangazo uritane mu matwi yawe. Yesu azi neza abantu bamubyiga badashaka gukira, kandi azi neza n'abamukoraho bashaka gukira. Leta nkubasa ngo wasangwe n'uwe mugambi kuri mugoroba, nagahinda gutaha utoze kandi waje kwiriba. Igikeri kiba mu mazi nicyo kigira amaga cyonyine gusa. Bandi bakajya kwevumba bakikunyura, yo kiri muri wazanywe n'iki, wahamagawe nande, waje gukora iki kutashye, ntacyo wumvise. Ndimo ndabaza kuri umugoroba, wajuje kubyigana, wajuje gukira, none se utahanye iki? Kibazo gikomeye cyane. Agureka babwira ngo Yesu akomeje kureba mu bantu, akomeje kubaza bikomeye cyane. Wa mutama aravuga ati kandi nibaza kumvumbura barankubita, ati reka nitangariza amakuru. Aravuga ati Yesu nta rujijo, ndagira ngo utangariza neza ko ari jya ugenza gute. Ati kandi ngukozeho ndumva nanjye ngenza gute. Ndagusaba gukora kuri Yesu kuri mugoroba, kandi Imana igukize n'ukuri. Ese urika nkubaza, kuri umugore yamaze imyaka 12 arwaye ingwara yo mu mugongo, wowe yawe yimaranye imyaka ingahe? Amagambo yarakumaze, buravuga ukagira ngo bagucometse, urimo kunegurana uraha. Najyaga mbona abagore bakicara ku kasi nk'aba bakanegura umuntu inkuru bakazirapa we, nawe akongera akamuherekeza akajya iwabo we, bakongera bakazirapa we, bakongera bagaherekeranya we, barangiza ngo yewe ngo ararekwa ngo ntashira uyu mubyizi. Uyu munsi wa none dufite abantu babaswe n'ubusambanyi bwananiye kureka. Umugabo arasambana afite umugore, umugore arasambana afite umugabo, abasore barasambana n'abakobwa bagasambana, abajura bariba kumenya yihangu uyu munsi wa kugeza naho muza mu rusengero. Iyi telefone wayifata mwabarayiba, rambika hasi, washiza mu mufuka barayicapura. Ubu harura hari gucunga ko irambika hasi mukanya ngo chapa. Aje indushini nyinshi nimo. Uraho ushaka ko telefone s'abantu. Tugatanga itangazo ngo hano ngo hari umuntu ngo niba hari umuntu ngo abayobozi nabo bataye imitwe, ngo hari umuntu ngo tuboneye ngo nge najyo natangaza. Ngo ngitangaza ngo niba hari umuntu ngo tuboneye telefone ngo yayituza arewe. Ngiye mujya munsetsa. Niki cyakuzanye kuri mugoroba? Kumugore yakize amaze imyaka 12. Impumyi yarahumutse, yaravutse itabona. Yayira umukobwa we yarazutse areba n'amaso. Nshuti mukundwa kuri mugoroba, ndagusabira ngo Imana igukize byakubase byose.
Imana iguhindura umwana w'Imana. Niwo mugambi w'aya materaniro. Yesu arabishoboye, ni umunyambaraga kandi ni umukiza. Umwakire kuri umugoroba kubera umukiza mu bugingo bwawe, cyubahiro kibikiye Imana. Aravuga ati ni ngewe ugukozeho, maze ngo Yesu aramwitegeye ati mbese ni wowe? Undi ati ngewe. Urakize se? Undi ati ndakira. Ati mwana wanjye igendera amahoro, ukiri icyago cyawe kandi ntikizakaruka iteka ryose. Yesu ni umukiza. Turavuga imbaraga zibohora, turavuga amaraso ya Yesu afite agaciro, turavuga imbaraga zibatura icyaha. Reka babwize ukuri, itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi twemera ko umunyabyaha yihana, twemera ko umunyabyaha ahinduka, twemera ko umunyabyaha ashobora kwenda agahinduka icyaremwe gishya. Icyama Imana kuri umugoroba, Imana igendera ubugingo bwawe. Luka igice cya 19 hafi gusoza, reka kandi naho ndasoma bwa nyuma. Tubabwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka igice cya 19. Bibiri tubwira iki hano? Tubabwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka, turi ku nsanganyamatsiko ivuga ngo icyo ushaka uzagenza gute? 19 Luka. Yesu agera i Yeriko. Hari ku Yeriko Yesu yarahakundaga mu bihe bitandukanye. Arahanyura, nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi. Ariko Mana, kandi we yari muremure. Yari muremure kandi abantu ngo bari kandi bashaka kureba nde? Aba banyagwa bari kumubyiga mu bugufi bwe, bo baratuma mubona. Ariko Mana, ubwire aba barakwitambika ngo utabona Yesu. Na Zakayo byamubayeho, byagenze bite? Umva murongo wa 4. Arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu ngo amurebe kuko yarazi ko agiye kuhanyura. Murongo wa 5. Yesu ahageze arararama ati Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara hehe. Reka babwize ukuri, wero Zakayo nawe rero Zakayo kuvuga ibya Zakayo. Zakayo yari umunyabyaha, cyo cyambere. Yari umusoresha, umuyobozi wa Rwanda Revenue, iko nabisoro mu byuve neza cyane. Zakayo ngo yarasoreshaga, agasoresha imisoro ibaho n'itabaho, ngo nabajyaga gushyingura bahetse umurambo mu ngobyi. Yaravugaga tuva mushyira hasi mumanze muyampe ubutaka mugiye guhambamo n'ubware. Bati umunyagwa yapfuye akavaho, bene abasugira ngo barapfa. Iyo agiye gupfapfa bakirano umusabira gupfa ugapfa mbere ye. Muzi impamvu adapfa se? Reka babwire impamvu adapfa. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo abazima sibo bakenera muganga cyese abarwa, kandi cyazanye umwana w'umuntu kugira ngo twese tubone ubugi. Burya impamvu wowe upfuye mbere y'umunyabyaha ni uko upfanya agakiza. Uyu munyabyaha nawe Imana iramukeneye. Ndago niribana. Zakayo ngo yurira igiti cy'umuvumu, ugira ngo yapfuye kucyurira se? Umuyobozi wa Rwanda Revenue ngo yari n'umutunzi. Mwari mwabona abatunzi ariko babakiri ukuntu baba bameze, baba barabyibushye mwa. Za nyakubahwa ziba zaraje. Seda za nyakubahwa mbona na hanira hari mwa. Ariko narumye. Ega siwe ibyo nibiki. Reka babwire, nene se kababwire. Ngewe sindi umucuruzi, nta n'imodoka ngira naje nteze. Burya yo data wa twese hari ukuntu ajya duhisha. Ubuse naza kubwiza utwana mu mujyi narahombanye, muri kumparikaniza imodoka zanyu, ahubwo mutari kundi mutindi we. Imana twabaye ibibonke mu izina rya Yesu. Ahubwo mwebwe murasira iki ko mwumye muhagaze muri Kigali? Burya Imana ibinyira ngo mutatunyuzamo ijisho we twaje iwanyu. Icyo nicyo nkundira gukorera data wa twese. Uyu mwami reka nkubwire, abana bacu baziga n'abanyu baziga. Muzarya natwe turye. Uzi ko ndi kuryama mu itaje kwa Shimayiri.
ndikuza muri rande kuruza nyivimviyemo yatinda gahamagara ntaro isaha irageze ndikuyivimvira moto burya Yesu agira neza cyane. Imana ihimbazwe iteka. Zakayo ngo yumvisha ko Yesu aje, ngo abantu bari benshi ariko ngo yari mugufiya. Avuga ati subundi abona umukiza binyuze mu zihe nzira. Yigira inama zo kurira iki? Uzi cyatumye ntabwo yuriye ngo iyi ndingane niyanjye gatatu ntago wakurira. Ngo yafataga abana ati mufata musunika. Ati ndabaha 1000. Kubera ko bose batamwemeraga ngo rugashira hinda kubera ko bagwanga gwagera gatatu bati rwaremeye bati ni 2. Ati ntacyo bibinda yaba. Icyo ushaka uzageza gute? 2 Zakayo kandi yabishuraga mbere akabishura rukongera rugakirida kuri giti rukaza bati rwaremeye ni 3 ariko shamana we. Ariko kubera ko Zakayo ashaka kureba Yesu ntiyigeze acika intege. Ayo bamuciye yose yarayatanze kugeza igihe Zakayo ageze amahirwe yaruriye, amaze kurira agera hejuru mu giti cyiza yashakaga. Avuga ati byibuze ahangaho ndiburebe neza. Abantu barahanyura rero, bamaze kuhanyura babandi benshi bagenda babyigana nk'abo njyambona birirwa babyigana badafite intego n'umugambi byabazanye. Reka mbabwize ukuri, igihe Zakayo yifuzaga kurira kiriya giti ngo arebe Yesu, nubwo Yesu atarahagera, Yesu yarabonye umutima wa Zakayo kashaka Yesu icyubahiro kibi cy'Imana. Umutima wa Imana uzi neza. Nshuti mukundwa, intego yawe niye kuri mugoroba. Umutima wawe kuri mugoroba urumva wifuza iki ariko ubundi ushaka gakiza cyangwa ntako ushaka. Noneho babandi bose babyigana baragenda babyigana bari kumwe na Yesu, baramugaragiye ngo ni umwami. Bagiye kubona Yesu ageze munsi y'igiti, arangije ageze gute? Arahagarara. Ahagaze nabo barahaguma. Bateze kutari kugenda cyagukereye guti batangiye kumusunika ahubwo akaba pagani abantu badakizwa. Abakarudaya badakizwa, niyo ushaka gakiza baragusunika. Akashaka kugira ngo ube nkuko babaye. Asoni bate ku Yesu guhagaze kandi urugendo rwe bati komeza imbere. Yesu nawe nyine ko yari afande nta ahubwo bagiye kubona ubona arebye barebye hejuru nabo bageze gute, nabo barebayo bati ni rwa Zakayo. Batangira gutoragura amabuye bati abantu barasakuza bati dore rwa rundi rwasoreshe nagiye guhamba umwana wawe, bati ni mukubita inkoni, bati ni mutera amabuye. Abantu bose barasakuza muri urwo rusaku n'akavuyo n'akajagari. Yesu azamura ijwi riruti ryabo aravuga ngo Zakayo ururuka kuko uyu munsi nkwiriye kurara he. Ndasaba ngo Yesu atahe wawe kuri mugoroba, atahe mu mutima wawe, atahe mu muryango wawe. Reka nkubwize ukuri, amagambo barayakuvuza birahagije, inzara barazikuryaniye, baraguharabitse bakuvuga ukuri nuko utari, ariko muri mugoroba icyama Imana ngo Yesu atahe mu mutima wawe. Ngo kwa Zakayo, Zakayo Yesu nawe nakige ubu Zakayo aramuzi. Zakayo ahita amanuka no kuvimvira kwinshi. Zakayo ajya imbere, Yesu akurikiraho. Amaze gukurikiraho babandi bose babyigana n'ubundi bajya kugeza gute, ariko babyigana bitotomba bikira bakaraha se banye wamugize mu diakone ngo babuza aho batora ngo bamutoye urihe bakamuhaye urihe uzajya kurega he ko kavuyo wakagabanyije wamukizwaho nawe cyende kwesa atahi wawe hange tora ngo ryahagarama hajya mukuri torinde ngo ne nose ngo nishimire ngo bazari guharyari kuba zataguha no guhamaga ku gipande kutazakabona kera no ku gipande ngo banditswe naba ngo haje aba igihe ngo bari bageze kwa Zakayo bose bateranye, abatukana bari gutukana, abavuma barimo kuvuma mu nteko y'abantu baruta mwebwe. Babona Zakayo ngo asabye ijambo ngagenje gute, ariko tukujyana Zakayo arisaba nde umugabo uriwe yajya kuvuga asaba ijambo musubize
Yesu Zakayo yasabye ijambo arisaba Yesu bari kwande kuki Yesu yasabye ijambo kandi ariwe ndakoze Zakayo wanyunganiye umva ibirenze ubutware bwa Zakayo mu muryango we hari umutware utwara abatware bo Yesu yarabaye umuyobozi w'ubugingo bwa Zakayo yari yabaye n'umuyobozi w'urugo rwa Zakayo icyane Imana kuri mugoroba ngo urugo rwawe Yesu arubera umuyobozi ntimwatongana ntimwarwana ntimwakwaka gatanya aho Yesu yageze amateka arahinduka asabye ijambo Yesu ati ndariguhaye igihe yaragiye kuvuga batirogo twumva wa maheru batubonye rugiye kuvuga ibiki batetumba mu buza no kuvuga aravuga ati databuje umuntu wese nambuye twe ndamurihibye mbikubye inshuro zingahe baturakoze kubivuga ngo bahereye mu gitondo bafronize kwa Zakayo abo yambuye n'abatambuye ababeshya nagwaye 100 kamukubita 400 ngi wantwaye 20 baramubeshera arishyura kuva mu gitondo kugeza ku kirengarenga abantu bati yewe batimenya atari ugukizwa amenya ari ugusara amagambo ashirivuga iyo Yesu yageze wawe bazakuvuga ariko bazagera bahore mu izina rya Yesu abari batangiye basakuza bose ubunwa bwahindutse ubucwende birangije bigeze ku kirengarenga Zakayo arongera asaba iki ati kandi databuje umugabane wa kabiri wose w'ibyo ntunze ndawuha iki Mana yanjye anisuza abaririmbye aho neza ndakomeye ngwino mubaze ikibazo ntugire ubwoba ushingiye kuki utabanje kubiganiraho bwiye karagakiza Imana yamuhaye ko abakene bagomba kurya vuga ati Imana yangendereye nubwo utaruhari umateraniro navuganye nayo nkuko Imana yabinyemeje nubwo agutangarije ibyo agiye gukora nubwo utaruhari ntaga bikoza atavuze wowe uratakira avuga ati madamu rero namenye ko mwagiye kuririmba ariko Imana yari cyo yamishuri yambwiye ko ibyo ntuze byose kimwe cya kabiri tugiye kugiye abakende urumva arabikubwiye ntago yari yabikora wabigenza ute nabyakira abonye yayikura reka nkubwire umva nkubwire ubundi akira mikoreye mwa wakoze kudufasha Imana igumugira reka mbabwire ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye kuri umugoroba uwamaze kwakira agakiza n'udafite agakiza nk'uko iburasirazuba ari kure y'uburengerazuba n'ibihabana imbere yabo nta mugore wabyakira atese urasaze nuko bakizwa utaye umutwe ariko Zakayo yaravuga tumva umugabane wa kabiri w'ibyo ntunze byose ndawuhije Yesu abonye kwihana kwa Zakayo kumaramaje guturutse ku mutima utagira uburyarya Zakayo amaze kubihamya ijambo rya gatatu muri uwo muryango ryafashwe na Yesu haleluya Yesu afata ijambo ku izina rya Zakayo Yesu afata ijambo mu muryango wa Zakayo Yesu ijambo yafashe yarahagurutse muri yambaga y'abantu benshi babyigana babandi bose bataye umutwe babandi bose bakemerewe aravuga ati Zakayo we uyu munsi wa none ndatangaje ngo agakiza kaza mu nzu yawe nawe ubaye umwana wa Aburahamu arangije aratangaza aravuga ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyajanja gute Zakayo wari umunyabyaha ruharwa yabonye agakiza muri uwo mugoroba Imana iramugendera kandi Imana imwemeza ko abonye agakiza Imana itangaza izina rye ndasaba data wa twese kuri izina rya Damascene ndavuga ngewe Imana igatangaza ngo Damascene kuri umugoroba w'itariki zingahe 20 Imana ikavuga ngo nawe ubaye umwana w'iki ngo kandi izina ryawe nawe ryanditswe mu gitabo cy'iki icyane Imana kuri umugoroba ngo Imana ifata ijambo ku izina ryawe ngo nawe uhinduke umwana w'Imana ngo agakiza gatahe mu nzu yawe gatahe mu mutima wawe nicyo cyifuzo nifuriza umwana w'Imana wese kuri mugoroba ndabasabira ngo twese icyarimwe ngewe namwe Imana izatuye kubona ubugingo buhoraho
Yesu ubwo agiye kuza vuba bidatinze, tuzaba twaramaze gucyura Imana mu bugingo bwacu, kandi aho agakiza kageze imibereho irahinduka. Imibereho igeze gute? Ubu tugira abantu bajya kurya bagakinga ngo hatagira usuhuza, wanasuhuza bakaza bakagusanga hanze, bakagusanga byaba biri kuziko bakongeramo amazi, cyo bita indeka bagende mu Kinyarwanda, kasukamo amazi. Cyangwa se baba bamaze kurya ibya mbere bagiye kwibati yewe bati wavutse mu inzara usanze atabimaze. Ubu hari ijambo rivuga ngo menye ibyawe. Umva ngo barakubyaye ngo nzakureka babwize ukuri. Aho agakiza kageze niyo ari inusu y'ubugari abana b'Imana barayisangira, niyo bari litiro y'amazi abantu b'Imana barayisangira. Zakayo Imana yamuhindura amateka, abantu bose yambuye arabishyura. Kubura ahangaha ufite abantu wambuye uvuga ngo urajya mu ijuru ntabwo nzawuzapfumurira. Kubura ahangaha ufite ukubayeho abantu barimo kubura rukabirengagiza. Inayo migisho turimo kwiga uyu munsi, ni umunsi wa gatatu dutangiye amateraniro yacu. Ndasaba Imana yo mwishuri kuri mugoroba ngo Imana ikurinde kuza ubyigana, ahubwo uyu mugoroba utahana agakiza k'Imana. Data wa twese abiguhera ubuntu mu izina rya Yesu. Bana bavuga bati Mwami Yesu, ndifuza kugendera ubugingo bwanjye, ukaba n'umwami n'umukiza wanjye, kandi ubwo ugenderera abandi nanjye ntundeke, reka dusenga Imana. Urakoze Data wa twese, ishimwe no guhimbazwa n'ikuzo n'ibyawe. Icyo ushaka uzakibona, wowe icyo waje kudushakira nta kindi ni agakiza, kandi ku musaraba Karuvari wabikoze neza. Ibyacu bisigaye ni ukurambura ibiganza tukabyakira. Turambuye ibiganza byo kwizera kuri mugoroba. Uturinde kuza tubyigana, uturinde kuza gusa ruguhurura, ahubwo tuwe kuza dushaka agakiza kawe. Abizera badusuye biri torero rya Kagarama, abashyitsi bese badusuye, turabasengeye kuri mugoroba twese icyarimwe ngo amaraso ya Kristo tugireho ububasha. Data wa twese utegeke ku bugingo bwacu, amazina yacu Yesu yature, uyature imbere ya Data wa twese, uyahesha agakiza, uyahesha ubugingo. Igihe uzabutunguse ku bicu bidatinze abanyabyaha bakubona bakaguhunga, twebwe hamagara amazina yacu asumvikane, tuzavuge ngo haleluya, urakaza Mwami Yesu twategereje, utuzaniye agakiza. Amazina yacu akomeza mu gitabo cy'ubugingo, tubisabye Imana mu izina rya Yesu.